Reka tubifurize ibihe byiza mwese bakunzi ba Bizaza TV Rwanda. Reka dukomeze tubifurize ibyiza byose mukora, ibyo mwamurimo byose muri aka karere k'ibiyaga bigari. Amakuru atandukanye rero, amakuru y'ubuzima, amakuru y'ubukungu, ibyegeranyo bitandukanye muri politike, imikino n'imyidagaduro, byose nta handi wabisanga atari kuri Bizaza TV Rwanda. Perezida Kagame rero yageze Samoa ahabera cogamu. Muribuka ko umwaka ushize hari habaye cogamu rero nanone uyu mwaka akaba nayo yaba igiye kongera kuba. Ese ni ibihe bijyanye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda muri iyi nama? Ese ni ibiki ashobora kuzakorerwamo? Ni ibiki bizavugirwamo? Ni irihe banga afite ku mutima ashobora kuzabwira abari muri iyi nama ya cogamu? Nitwa Eric Nshimimana, niwe mukomeza kubana, ukomeza kuri subscribe, ukoreshe amazi ibiganiro byacu bya Bizaza TV Rwanda bikugeraho umunsi ku munsi. Perezida wa Repubulika Paul Kagame rero yageze mu mujyi wa Apia mu murwa mukuru wa Samoa, aho yitabiriye inama ihuza abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo mu muryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza cyangwa se ibyo twita cogamu. Mu minsi yashize uko cogamu yari yabereye mu Rwanda, aho yabaye mu buryo benshi batabitekerezaga, ariko u Rwanda nk'uko rukomeze kugaragaza ibikorwa byayo, rugaragaza ko rufite intego nziza zigana imbere, rufite kandi gahunda zo guteza imbere igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umugabane wa Afurika muri rusange. Uti byagenze gute rero uyu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akigera ahangaha muri aka gace? Akigera muri iki gihugu yakiriwe na Minisitiri w'Intebe wungirije Tuwala Tevaga Losefo Bonifasio, akaba na Minisitiri ushinzwe imisoro ndetse na gasutamo muri iki gihugu mu buryo butandukanye. Ayahe mabanga rero ashobora kuba atwaye Perezida wa Repubulika Paul Kagame muri iki gihugu cyangwa se muri iyi nama ihuza abavuga ururimi rw'icyongereza ku isi muri rusange. Hari byinshi rero abasesenguzi cyangwa se abarebera ibya hafi urumva no kuba u Rwanda rukorana hafi n'igihugu cy'Ubwongereza. Urabizi ko ubwami bw'igihugu cy'Ubwongereza, ubwami bw'Abongereza nibwo buhatse iyi nama, kuko urumva icyongereza kivugwa niyo nkomoko yaho. Urumva ni nk'ari wo muyobozi mukuru w'uyu muryango. Tariki rero ya 24 Ukwakira umwaka wa 2024 hateganyijwe inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga izabera muri Taumensina Island muri Lesotho, ikazakurikirwa na cogamu nyirizina izabera muri Tuanimiato Conference Center tariki ya 25 Ukwakira umwaka wa 2024. Iyi nama rero mu biteganyijwemo ko izasozwa n'ibikorwa bitandukanye bizaba tariki ya 26 Ukwakira umwaka wa 2024, birimo umwiherero w'abayobozi bakuru, ikiganiro kandi cy'aba minisitiri b'ububanyi n'amahanga ndetse n'imiryango itari ya leta, n'ikiganiro n'abanyamakuru muri rusange. Urumva mu biganiro n'abanyamakuru hari byinshi Perezida Kagame ashobora kuzatangaza cyangwa se bashobora kuzamubaza ku bijyanye n'amahoro ndetse n'umutekano wo mu karere k'ibiyaga bigari, ku bijyanye n'umutekano w'u Rwanda, ku bijyanye n'ingabo za RDF mu kubungabunga amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ubutumwa bwa UN, ku bijyanye kandi no kuba abimukira bagombaga koherezwa mu Rwanda, wenda Repubulika y'Ubwongereza cyangwa se ubwami bw'Ubwongereza bukabugendamo gake gake cyangwa se ukabihagarika, no kuba wenda amafaranga yari yarahawe u Rwanda atazasubizwa. Ni byinshi biteganyijwe ashobora kuzabazwa muri cogamu. Rero yeruka mu Rwanda, Perezida Kagame yatorewe manda y'imyaka 2 yo kuyobora Commonwealth asimbuye Boris Johnson wari Minisitiri w'Intebe y'Ubwongereza. Samoa rero ni igihugu kiri hagati mu nyanja ya Pasifika ku mugabane wa Oceania. Ni agace kandi gato cyane kagizwe na kilometero kare zigeze kuri 2830. Ni imwe kari gato cyane. Ni agace rero gasobanurwa cyane bitewe n'imiterere yako, aho abantu bishimira kujya mu bucu cyangwa se mu mucanga bishimira binezeza
baruhuka mu bwonko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, batwara imiryango yabo, abana babo mu biruhuko bitandukanye kugira ngo bishimire ubuzima. Perezida Kagame rero muramureba mu mafoto aho yagenda atembera yakirwa ku kibuga cy'indege, rwose ukabona ko ari ibintu byiza cyane. Rero uru ruzinduko ruhatse iki? Ese niki yicoga mu duteze gukuramo kugira ngo u Rwanda rukomeze guteza imbere? Iki ya mbere nuko ari uko u Rwanda rugomba kumurikamo ibikorwa byayo, yaba ibikorwa by'iterambere, yaba ibikorwa by'ubukungu. Ikindi nuko twitezeho kuba twakongera kumva ko byibura Ubwongereza bwakongera gufungura amarembo kugira ngo abimukira bagombaga kuza gutura mu Rwanda cyangwa se ko babanza guca mu Rwanda bakomeza inzira zikaba bakomeza akagaruka. Ikindi nuko twiteze muri inama dushobora kumvamo ikindi kibazo cy'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ariko cyane cyane hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC n'ibindi bitandukanye bizabera muri inama. Nitwa Eric Nshimimana, wo komeza kuri subscribe bukoresha ku biganiro byacu tukugezaho bya buri munsi. Nibikunda tuzasubira ubutaha.